birashoboka yuko wenda ino nkuru wari ubwa mbere ujya kuyumva cyangwa se ukaba wagiye uyumva mu matwi kenshi cyane, ariko ndashaka kugira tuze kuyumva duteze amatwi kandi dutuje. Hari kuvuga ibintu byinshi cyane byatangiye kuvuga kera. U Rwanda rushobora kuba rugiye guterwa n'u Burundi, ubundi kuvuga ngo Kongo igiye gutera u Rwanda ngo kajya kubisobanura. Aka kanya rero ndagira ngo kano kanya noneho tumenye ukuri, iki kibazo cyatangiye gute, perezida akivugaho iki, abanyamakuru bari kubivugaho iki. Reka twumvire hamwe bino bintu noneho nawe uze kuyungurura tumenye ngo hari kuvuga iki. Aka kanya reka dutanyanye n'ibintu, ndumva turi ubwa mbere byumvishe. Niba ari ubwa mbere utega amatwi uraza gukuramo ikintu nagize ngo twifashe kino kiganiro cyahita gidufasha kumenya neza ni ikihe kiri kujya mbere, ese ibi bintu ntabwo ari ibintu byateguwe. None tuze gufata umwanzuro hamwe. The accusation from the president of the DRC, particularly during his campaign, where he even indicated that he's willing to fight Rwanda, you are being accused of sabotage. Ahangaha yamubaje aramubwira ati kurega cyangwa se perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hari ibyo yakureze ubwo yari ari gukora kampanye yiwe. Supporting the M23 rebels, and this has led to people saying this is causing instability in another country. What is your reaction to the critics who are saying you are behind M23 rebels? Atubwiye yakoregaga yuko wafashaga M23 akabyo byatumye umutekano uba mukeya mu kiriya gihugu. Ati se wowe nk'umuntu bari bareze ni ikihe kintu waba waratekereje cyangwa se wabibonyemo iki? I can also contextualize that for you and tell you what the problem is. Well, in fact, the president... Ateka duhuze ibyo bintu byose uvuze niturangiza nkubwire uko ikibazo kimeze. Ati mu by'ukuri ikibazo cya DRC did not just say he's willing to fight Rwanda. Ntabwo yigeze avuga ko he's going to fight Rwanda yarasa u Rwanda and his aim is going to bring regime change. And by the way, started inviting these critics we talked about earlier, whichever way. Ahubwo yatangiye agaragaza ibyo abantu bagenda bavuga ibyo twavuzeho nyine kare, ibyo twatangiriyeho. Even they went to Kinshasa, they have met, the whole thing was for him, he's trying to organize them, fund them and support them to remove the government of Rwanda. Bagiye Kinshasa bagerageza guterana, batangira kubaha ubufasha nyine bagerageza uburyo bahirika guverinoma y'u Rwanda. That's one. So it is, and it is him, sir, he himself is out in the open saying it, even on camera. It's not a rumor, it's not anything. He has said it repeatedly and to everybody, for everybody to hear. Ati ibyo ni ibintu we ku giti cye yishiriye hanze arabivuga abisuramo kenshi cyane. Ati ndiyewe ndavuga ibyo yavuze ntago ari byo ndi kumuhimbira. You don't want to dismiss anything, but on one hand you want not to take it seriously. Yes, he must be having issues that make him do or say that. Ntago twagiye ibintu bimwe na bimwe tugenda twirengagiza cyangwa se ngo tugire ahubwo reka tuze kuvuga wenda icyo we ku giti cye yashatse. That's not a compliment. There are serious issues maybe. But on the other hand, we don't want to take anything. Maybe he actually, and especially when we started seeing that he was organizing people and bringing them to Kinshasa, and that he has armed the FDLR. You know the FDLR. These are. Ati tukimara kubona ajyanye abantu Kinshasa akabicaza akabaganiriza, ati kandi bikagaragara ko ari we wenyine ku giti cyiwe urumufasha. Yes, he has armed them, given them everything they want. So he's using them to fight
his wars against M23, against any other person he wishes to fight. So that's becoming serious. We have had that serious problem of FDLR living in the DRC even before he became president. That's a different issue, but when he became the president, now he has openly and officially been associated with them and supporting them, and the aim is to cause problems here in Rwanda along the lines of the fact that he embraces FDLR shows something else. Ati mu by'ukuri ikigaragara nuko perezida wa RDC ashyigikiye cyane FDLR, ibi ngibi bikagira ikintu nyine kigaragaramo. And that is and then alongside that he has mobilized some countries, especially I will not hesitate to mention. For example, if you see Burundi, the way ati hamwe n'ibyo kandi yatangiye kujya aganira n'ibihugu by'ibituranyi, ati ntago ndaza kubivuga byose ariko wenda reka mvuge nko Burundi is involved in the DRC and in the fight alongside the forces of Congo against M23. Ati yagerageje nyine kwihuza na RDC n'ingabo zawo mu buryo kugira nyine barwanye M23. It has this connotation of the history of genocide and the politics along ethnic lines and discrimination and even persecution and so on and so forth. Ati ibi bintu rero biragaragara ko ari ibintu bisa nkaho bijyanye n'ibyo twatwita genocide, ati n'ivangura rishingiye ku bintu byinshi cyane bitandukanye, ati naho twabica uruhande mbere. That's when we start seeing it as being very serious. As far as we are concerned. But also, if you look at the story of M23, before I answer the accusation that we support M23, people need to understand who the M23 are. It's not me to define them or talk about who they are. Let even independent people try and do that, and some of them have done it, as I have seen. Including that I asked President Tshisekedi face to face whether he recognizes M23 as Congolese or these are people who came from somewhere else, including Rwanda, and just found themselves illegally in Congo. Ati ngewe ubwanye amaso ku maso nagerageje kuvugana na Tshisekedi cyangwa se perezida wa Congo, ati mbabaza nimba yemera ko M23 baba bari abakongomana bemera cyangwa se ari abantu bavuye ahantu runaka mu buryo butazwi bakibona muri Congo. His answer to me, ariko we yagerageje and in the presence of other leaders, was that he recognizes these as Congolese. I'm just repeating it for record. He himself says these are Congolese. I said, fine. It was important for him to clarify that. Ati ku giti cyiwe ubwo twari turi kumwe n'abaperezida mu nama hamwe, we ku giti cyiwe yiyemereye yuko abariya ari abakongomani by'ukuri. Then, so if he says that these are Congolese himself, none niba ku giti cyiwe we yarivugiye yuko abangaba ari abakongomani, why can't he resolve the problems of his people, of his country? cyadashobora gukemura ikibazo cy'abaturage be cyangwa se when he's a leader, it doesn't matter how he becomes a leader, whether the first or the second. Yabize ryari ni imbere cyangwa se ni nyuma yo kwa president, niba abaturage yemera karaba nuko yatakemura ikibazo cy'abaturage biwe mu gihe ari umuyobozi w'igihugu cyiwe.
business to judge. I'm not going into that. But there are questions. Iyo kwivugaho ticyo ni ikibazo nawe urkumvamo. So that maybe the world can also pay attention to. Kandi ikibazo noneho ni ishobora kuba yakwitondera cyane. If I had problems here with my people, a section of people, whichever demands they are making, why wouldn't I not find a way of resolving that? Ati niba ngiye ngerageje kujyana ibibazo n'abantu banjye ahangaha wenda abantu bakagenda bimbaza ese nuko iki nashobora kuba nakemura ibyo bibazo ako kanya. We started by talking about it, whether genocide could have been prevented, whether there was a way. Twatangiye tuvuga wenda tukabivuga wenda tukarana n'ukuntu wenda genocide yagombye kuba yaririnzwe. So why wouldn't Tshisekedi find it in himself? Even after accidentally becoming the leader of his country and later on forcing. Ati kuki kirede ku giti cyo atashoboye gufata ngashaka igisubizo ati nyuma yuko yibonye yabaye umuyobozi nyine w'igihugu himself to be there. Why can't he find it in himself to address the problems of his people? The M23 we're talking about, it's not just 1,000, 2,000 or 3,000 or whatever number with the arms fighting. Ati ngiye ntabwo nshizwe rero kumenya umubare w'abantu runaka ngo namajana ni ibihumbi cyangwa se umubare runaka barimo barwana. We have 100,000 people here who are in their category and their family members and so on who have been uprooted from Eastern Congo and are staying here in Rwanda. Ati dufite abantu barenga ibihumbi 100 bavanwe muri RDC baza mu Rwanda ubu ngo bakaba baba mu nkambi. In the camp for the last refugee camps for the last 23 years. Ndetse abo bantu bakaba bageze cyangwa se bakaba muri zo nkambi ahagana imyaka 23 ari mu nkambi. Mbese aravuga ko bavuye muri Kongo kuva na kera. Ni ikibazo nyine cya Kongo bigaragara ko kimaze igihe kirekire. This is where leadership comes from. Can't the two leaders, the president of Rwanda, the president of the DRC, find a permanent solution so that these two nations can live side by side? And yes, we can. Atangaho rero niho ikijyanye n'ubuyobozi cyagombye gukora. Ati abayobozi babiri u Rwanda n'umuyobozi wa EDC ati bagombye kuba bicara push for the development of this beautiful region. Is a very it's a simple logic. What you're saying is a simple logic. Until you start asking yourself that question. Now, so for the case of Rwanda, for example, what would anyone ask me to do for that problem to be addressed? Are you willing to? Ateka tuvuge wenda nko kuri case y'u Rwanda nk'urugero umuntu wari wese ashobora ni gute umuntu ashobora kumbaza ngo nagombye kugaragaza ikibazo nk'iki. Engage in talks. We've been doing that. In fact, when I asked him this question, we were already in Nairobi, we were in Kenya, having this discussion with the leaders. Tugerageje kubivugaho ubwo twaturi muri Kenya hamwe n'abayobozi. Going back and forth. Recently I was in Angola, in Rwanda. Yes, over the same thing. Because there are processes in Nairobi, there is a process in Rwanda. I've been to these places like, I don't know, a dozen times over the same issue. Ati twagiye hariya muri Nairobi tuvayo tujya Rwanda muri Angola tuvuga ko ikibazo cyari kimwe n'ubundi. But if you have like you ask me, can we sit? Yes, we can sit and talk about what. But if you have also either you have listened to me or you have listened to President Tshisekedi. Ati wenda nkuko wenda tuvuga hano twicaranye turi babiri
ati reka tuvuge ko twicaranye turi babiri, ati birashoboka ko ushobora kuba mu ruhande rwanjye ukanyumva cyangwa se ukumva uruhande rwa perezida wa Congo. But if you find somebody who admitted in the meeting that yes, these are Congolese, how then at the end of the day also start saying, I will not talk to these people, I will not do this, I will not do that. Ati mu nama ukajya kumva umuntu yemereye yuko abo ari abakongomane abemera, ati ariko mu gihe runaka cy'umunsi wajya kurangira uko barongera ahindutse, ati nta kintu na kimwe nshobora kubakorera n'iki kinabakofa ntacyo mbese. And for me, I'm even using things that are said in the open by the person himself. Ati rero kuri njyewe ndimo ndakoresha amagambo ku giti cyiwe we yikoreshereje, ntago ari njyewe urimo yivugiye, ibyo nibyo yivugiye Tshisekedi. I'm not creating any story for him. Or, according to him, he thinks M23 is not a problem, that it is Rwanda. Kuri we ntabwo yemera ko ikibazo cya M23 nk'abakongomani ahubwo bimva ko ari iki ari abanyarwanda. Okay, tell me, how is the problem? Does the problem become Rwanda? And if so, what is yera kahita mubaza ati se ni gute none icyo kibazo gise kihinduka cy'u Rwanda? Asking Rwanda to do. Instead, Rwanda actually has a lot to ask. We're asking you, first of all, why do we have these 100,000 people here as refugees? Second, why are you having the M23? But the M23 didn't come the other day. I think the war started the fighting started in 2022. But that's not the first time. This problem was there 2012. If you remember, the problem of M23 was born around 2012. Ati ibyo rero bayivuga nkahita nibaza impamvu barimo bakishira ku Rwanda nkabona n'umupira barimo bakina. Ati se ni gute noneho icyo cyaba ikibazo cyawe? Yashatse kuvuga ati mbese se niba cyari ikibazo cyacu noneho twagira impunzi zivi wawe gute? Ko noneho tuvuge bene na M23 ko yari iri hariya guhera mu 2012 ntago ari ikibazo cy'uyu munsi cyane. Because of the same history, this persecution, this, and we even went into facts of history. We said, how did these people who are attributed to being Rwandans come to be in Congo? Is it Rwanda that took them there? These areas of Eastern Congo, Masisi, around Rutshuru, wherever, there have been these people, they have their ancestral homes there. Ati se muri make ati se no kubera ikino no yatangira avuye yuko abo bantu ari abanyarwanda, ati tuvuge wenda abo ngabo ba Rutshuru ba Masisi tubavuga ikinyarwanda, ati babaga hariya ni gute bahinduka abanyarwanda? These are people who they were not. If you were to blame anybody, maybe you would blame colonialists. They're the ones more. Ati niba rero wakagombye kurenganya abantu wenda wagombye kuri turenganya abakoloni babishize. Also for that, the very during those years we were ourselves becoming refugees. Some of those things were already established, and they already turned into problems much later. So we have Rwanda is just being talked about for the sake of, again, hiding behind this. If you have a leader of a country who refuses to address his own problems and blames people of other countries for being responsible for bagenda bihunza inshingano zo kwemera ikibazo cyabo those problems, then you know the leader has issues to deal with. Ibyo rero cyari ikibazo cy'uko I want to repeat it. M23 was not created by Rwanda. It's not. It's a bigger issue for Congo than for Rwanda. Ntabwo M23 yaremwe n'abanyarwanda. Nagira ngo twumve neza iki kibazo cya Congo n'u Rwanda cyahereye kera, cyahereye mu bihe bishize bya vuba nyine aka kanya no bikabitangiye gututumba.
niba rero wadukurikiranye kino kiganiro kikageza kano kanya ndakugira ngo ukande subscribe kuko no uzagenda uhabonera ibintu bigiye bitandukanye nk'ibingibi turakunda kandi namwe muradukunda turabizi muraba agaciro kwe twebwe ciao ciao